Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana nziza y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera yinde ku byo waduteguriye uyu munsi, hanyuma abitwuzuze, abidusobanurire, anatubashishe kubigenderamo nk'uko bikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku kuba abantu b'umwuka wera. Imana itugirire neza. Nk'uko twabibonye ejo, iyo utari uwa mwuka wera uba uri uwa kamere. Hano ku isi haba abayobozi babiri, ni ukuyoborwa na mwuka wera cyangwa se ukayoborwa na kamere yawe. Ariko ikidukwiriye ni ukuba umwuka wera, twayoborwa na mwuka wera, kuko kamere yo ibyo dushoramo ni ibibi, dushora mu byaha, dushora mu bintu Imana yanga. Uyu munsi rero turasoma mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Aranditse ngo ni mu mwigire niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ibi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwe n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ijambo nifuje kwibandaho cyane muri aya yose dusomye ni ukuba inzu y'umwuka wera. Imana itugirire neza. Nk'uko twese tubizi, abantu baba mu mazu, inyoni zikaba mu byari, amafi akaba mu mazi, inyamaswa z'inkazi zikaba mu masenga, buri cyaremwe cyose kigira aho kiba. Mwuka wera rero we atura mu bantu. Imana itugirire neza. Nk'uko natwe dukenera amazu tubamo, niko mwuka wera nawe ubuturo bwe ari abantu, atura mu bantu bemeye kumuhereza ikaze ngo abakoreremo. Imana itugirire neza. Mwuka wera arifuza kuguturamo, arifuza kuba muri wowe. Muri iyi si nta handi hantu yaba uretse muri wowe. Ntabwo aba ahantu runaka, ari ukuntu abantu bajya gusenga bakavuga ngo hano hantu haba rezo, ngo haba ibihe byiza. Ukuri ni uko mwuka wera atura mu bantu. Mwuka wera aba mu bantu, ntabwo aba ahantu. Nta nzu nziza mwuka wera yaturamo. Ahantu heza yabonye akwiriye gutura ni mu bamwemeye bonyine. Imana itugirire neza. Mwuka wera arifuza kuguturamo, arifuza kumuhereza ikaze akaguturamo. Nk'uko umuntu rero aba mu nzu yubatse, ntabe mu gisambu, agafata ahantu hari igisambu akahasiza, akahakoramo ikibanza cyiza, akawubaka. Uko niko na mwuka wera nawe yifuza kutunganwa, ukubakika rwose, akakuturamo wubakitse. Nk'uko nawe utanezezwa no kuba mu kintu cy'igisambu, nk'uko bitanakunda, ni nako mwuka wera kuguturamo utubakitse bigoye. Imana itugirire neza. Arifuza ko utunganwa, uko basize ikibanza bakagishyiramo fondation, bakacyubaka. Uko niko mwuka wera yifuza kutunganwa, ukubakika rwose kugira ngo abashe kuguturamo. Imana itugirire neza. Igishushanyo mbonera cy'uko ukwiye kubakwa ni Kristo. Niba ubakwa nka Kristo, uzabura ubuturo bubereye mwuka wera. Imana itugirire neza. Amagambo nanjye yaryoheye. Ngaho rero amarangamutima yawe, karakter yawe, ukubana n'abandi, imigirire yawe, byose ibyawe byose byubakwe nk'ibya Kristo, kugira ngo ubuturo bubereye mwuka wera. Imana itugirire neza. Hanyuma rero genda umaranire kubakwa nk'inzu uko kwibereye mwuka wera. Ugende wubakike nk'uko Kristo yubakitse, umaranire kuba uw'umwuka, kuko ari byo bigukwiriye rwose. Ubakwe nk'uko Kristo yubakitse. Yesu niwe gishushanyo mbonera. Amarangamutima yawe uyubake nka Yesu Kristo, ayatware nka ya Yesu Kristo. Uko ubabare nk'uko Yesu yakabaye ababara. None ishima wishime nk'uko Yesu yakabaye yishima. Ibitababaza Yesu ntibikakubabaza, ibitanezeza Yesu ntibikakunezeza. Amarangamutima yawe yubakike nka ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Karakter yawe ibe nk'iya Yesu Kristo. Hari igihe umuntu usanga yitwa umukristo ariko akagira karakter mbi igora abandi. Karakter itameze nk'iya Yesu Kristo. Usenge winginga Imana yigukize, nawe uyirwanye, ugire karakter nk'iya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Wifurije kubakika nk'uko Yesu Kristo yubakitse, kuko ari buzabura ubuturo bubereye mwuka wera. Genda ubimaranire, ubirwanire, ubiharanire. Yesu nawe arahari ngo gushoboze. Imana irahari ngo gushoboze. Hari umunsi umwe abigishwa bigeze babaza Yesu
yarababwiye ibyo gukizwa, baramubwira ati ubwo bimeze bityo ntituzabasha gukizwa. Arababwira ngo ibidashobokera abantu ngo bishobokere Imana. Imana atugirire neza. Yarababwiye ngo ibidashobokera abantu ko babikiranukamo, Imana irahari ngo ibashoboze babikore. Imana atugirire neza. Imana irahari ngo igushoboze wubakike nka Yesu Kristo, kuko aribwo uzaba ubaye ubuturo buzima bwiza, ubuturo bukwiriye Mwuka Wera. Imana itugirire neza. Ugende wubakike nk'uko Yesu Kristo yubakitse, mu marangamutima, mu migirire, uko ukora. Nibajya babona akazi bazajya babona uri kugakora nk'uko Yesu Kristo yakagakoze. Mu bucuruzi bwawe wowe ucuruze nk'uko Yesu Kristo yakabaye acuruza. Ubucuruzi bwawe bwubake nk'ubwa Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Imitegekere y'urugo rwawe, wowe uri kunyumva ufite urugo, ubigire nk'ibya Yesu Kristo. Donc urugo rwawe uko rutegetswe, uko ruyobowe, ubyubake nk'uko urwa Yesu Kristo rwakabaye ruyoborwa. Imana itugirire neza. Niwubakwa nka Yesu Kristo nibwo uzabura ubuturo bubereye Mwuka Wera. Ngaho genda uharanire kuba Umwuka Wera, uharanire kubakika nk'uko Yesu Kristo yubakitse, kuko aribwo uzaba ubaye ubuturo bubereye Mwuka Wera. Urakoze. Yesu aduhane umugisha.